Tugeze muri ka kanya keza cyane ka Iga Time. Tugiye kubagezaho isomo ryiza cyane kuki abandi bakira. Buri wese ashobora kubyibaza cyangwa se yarabyibajije akibaza impamvu abandi bakira ariko we ntakira. Agagenda yiha inzitwazo cyangwa se yiha ibibazo ndetse n'ibisubizo bimwe na bimwe bitari byo bitewe nuko abyumva. Akibaza ese buriya nuko wenda uriya muntu yavutse mu muryango ukize, ariko nyamara si byo, kuko ushobora no gusanga yaravutse mu muryango ukennye kurenza uwo wavutse. Ese buriya nuko buriya yize cyane wenda amashuri menshi akaba ariko ariyo mpamvu yize akaba yaratsinze ndetse akaba yaranakize. Rimwe na rimwe ushobora no gusanga rwose nta n'amashuri afite cyangwa se n'amashuri ufite uyamurusha cyane. Ukagenda wibaza ese buriya wenda nuko yagiye yiga neza wenda akiga ibintu bifite akamaro, ariko ugasanga rwose rimwe na rimwe rwose ntigeze wenda nakandagira no mu ishuri. We yifite wenda bwa bwenge karemano. Ese wenda buri iwabo wenda haba haravutse ikintu cy'agaciro gikomeye cyane, wenda hakavuka zahabu se, hakavuka korota, cyangwa se wenda buriya iwabo wenda batuye ahantu heza cyane baza kuza gucishamo umuhanda, wenda habonekamo ibibanza byiza cyane aragurisha, niyo mpamvu wenda yakize. Ushobora gusanga ibyo byose urimo kwibaza atari ko kuri, ahubwo hari ukuri kwa nyako. Harimo ukuri kwa nyako kurenze ibyo utekereza, kuko hari n'abandi bagiye bagira ayo mahirwe bakiga ariko ugasanga ntago ari abakire. Hari abavutse mu miryango ikomeye ugasanga ntago ari abakire. Hari abo mu miryango yabo hagiye habonekamo ibintu by'agaciro ariko ugasanga habari inyuma y'abandi. Ibyo rero ntago ari cyo gisubizo cya nyacyo. Tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bituma abandi bakira, nawe uze kwisuzuma buri kimwe ujye ugiye amanota 10. Uraza kuza kumbwira ese ubonye amanota ngahe. Nuramuka ubonye amanota menshi umenye yuko niba utaranakira rwose uzakira. Ariko niba rwose wihaye amanota makeya cyangwa ubonye amanota makeya, menya ko gukira bikiri hasi, ukwiye kubihindura kugira ngo nawe uzabarirwe muri babandi bazakira cyangwa se ugana inzira yo gukira, kubera ko uraba umaze kumenya ibanga abandi bakoresha kugira ngo bakire uhora wibaza buri munsi. Icyambere tugiye guheraho gituma abandi bakira, bakora cyane ariko bafite intego. Iki ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abandi bakora cyane ariko bafite intego. Nawe ushobora kwibaza ngo nanjye ndakora cyane kandi nshyiramo imbaraga. Ese mu by'ukuri nubwo ukora cyane ukora ufite intego? Ufite intego zihe? Ushavuga ati naye mfite intego ko numva nzaba umukire. Buriya rero umuntu ufite intego ni umuntu ufite intego yanditse kandi agenda agenderaho buri munsi. Ndava handagana aha. Arakora cyane ariko afite intego. Ayabonye ntago yasesagura. Ibyo akora byose biba bifite intego. Iki nicyo kintu cya mbere gikomeye gituma abandi bakira, bakora cyane ariko bafite intego. Rimwe na rimwe ndo ugasanga urakora iminota 5 ngo ndananiwe, ndakora mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ngiye kuruhuka. Abandi bakora cyane mu gihe bagifite imbaraga ariko nanone bafite intego. Ikindi cya kabiri, babyaza amahirwe babonye. Amahirwe babonye bahita bayabyaza umusaruro. Ariko wenda ubona amahirwe ngo nzabikora ejo, cyangwa se ukabona amahirwe ngo buriya nyine amahirwe ni amahirwe, ntuhite uyabyaza umusaruro. Akanya gato y'amahirwe babonye bahita bakabyaza umusaruro. Ikipe irakina cyane igakubita amapoto ikarusha indi, ariko itashyira mu izamu, ikipe ikazamuka rimwe igatsinda igitego, ya yindi yahatanye cyane igakubita amapoto igahusha, ntago twongera kuyibuka.
niyo mpamvu rero undi nawe abona amahirwe matoya ariko agahita ayabyaza umusaruro. Impamvu rero abandi bakira babona amahirwe bagahita bayabyaza umusaruro, ariko uragenda gake gakeya ntago rero wazakira. Isuzume urebe. Tumaze kuvuga ibintu bibiri, ese buri kimwe ni ugiha amanota 10 ubonye umaze kugira amanota angahe? Ikindi cya gatatu, barinda ubuzima bwabo. Mu kurinda ubuzima bwabo bagerageza kwiyitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ntibiyicishe ibiryo cyangwa se ntibiyicishe ibisindisha kugira ngo bahorane ubuzima buzira umuze. Ese ku giti cyawe ni kangahe usiba akazi kubera ko ku munsi washize cyangwa se muri weekend bitari bimeze neza? Aho wari uri wenda waba waranezerewe cyane ukarenza urugero ukananirwa, bigatuma kuwa mbere utabasha kuba wajya mu kazi. Icyo gihe rero utabashije kuba wajya mu kazi, kabone niyo waba wikorera nyamara hari umunsi watakaje muri wowe, undi we aba yageze kure. Arinda ubuzima bwe kugira ngo akomeze gutera imbere. Ikindi cya kane nuko bemera impinduka kugira ngo abandi bakire bo bemera impinduka. Ese nibishoboka we kuba ufite ibintu runaka wakoraga, uko wabikoraga ugitangira business yawe akaba ari kukibikora, nyamara ibintu bigenda bihinduka kubera igihe tuba turimo turagenda tuganamo. Uko rero ibintu bihinduka ugerageza kugenda ujyana n'impinduka zigezweho. Abenshi batunze telefone za matushe, ubu ngubu abazifite bazi agaciro ziriho. Ugasanga urakizirika kuri matushe ngo biriya ngo ni iby'abagezweho, ukanga kwamamaza ngo kwamamaza ni abayabonye, nyamara buriya ntabwo ari abayabonye, ahubwo n'abashaka kugaragaza ibikorwa byabo. Ukanga kugenda hari ibyo ukora bitewe n'uko wabikoraga, ngo twe kera twabikoraga gutya. Yego kera mwabikoraga gutyo, ariko siho ubu ngubu bigeze. Ikindi gituma abandi bakira, tugeze ku kintu cya gatanu, abandi barakira wowe ukibaza impamvu. Bagura ibikenewe. Mu buzima bwa buri munsi bwabo bagenda bagura ibintu bikenewe. Ese ni kangahe wowe ugura ibintu bidakenewe? Ugasanga ibintu utunze byose si ko bikeneye, nyamara wenda hari ibyo wari ukeneye wirengagije. Niyo mpamvu rero abandi impamvu bakira baragenda bakagura ibikenewe kurenza kugura ibyo babonye. Ni kangahe ujya kugura ikintu wabitekerejeho? Ni kangahe ufata umwanya wo gutekereza ku bintu ugiye kugura, yaba ari ibyo ukoresha mu buzima busanzwe cyangwa se ibyo ukoresha muri business? Bazi guhitamo ibikenewe yaba ni mu buzima busanzwe, ndetse bazi no guhitamo ibikenewe. Ikindi cya gatandatu, bagira gahunda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese wowe utekereje ugira gahunda? Impamvu abandi bakira bagira gahunda, iyo mvuze ngo agira gahunda, nta na rimwe umukire uzamubwira ngo tugende gutya koko ahita agenda, ahubwo afite uko yapanze ibintu bye kandi ntago ajya abinyeganyeza, kerekaje ikintu gikomeye cyane nko gutabara. Ariko we barakubwira ngo twagiye, koko twagiye. Ibintu bye abishyira ku murongo, agira gahunda muri byose. Akorera ku gihe, agakora ibintu bifite gahunda, rimwe na rimwe akaba afata umwanya wo gukora no kuruhuka. Agendera ku gihe kubera ko agira gahunda. Ese we ibyo ukora byose ufite gahunda? Ikindi gikomeye cyane, azi guhitamo igikenewe. Iki ngiki ushaka kukitiranya no kugura ibikenewe, ariko ahangaha we azi guhitamo igikenewe. Dufate urugero,
wenda yararanguye muri business abona ibintu ntago bigenda, ariko ashobora guhita ahitamo igikenewe akongera akabisubiza kuri cya giciro, cyangwa se akemera akanahomba kugira ngo abone amafaranga arangura ibindi. Ariko wenda urakomeza ubyizirikeho uzagere ku rwego rwo kuba rwose nta n'urimo kukubaza cya kindi, azi guhitamo igikenewe bitewe n'igihe runaka, akamenya kurangura bitewe n'igihe, ahitamo rero igikenewe, azi guhitamo neza igikenewe. Ese nawe uzi guhitamo igikenewe? Niyo mpamvu rero nawe ugomba kumenya impamvu abandi bakira, ariyo turimo turagenda twibaza hano mu kiganiro Nezero. Ikindi gikomeye nuko agira umuryango utamuvuna. Iki ngiki kugira umuryango utakuvuna ntago ari uvuga ngo wavukiye mu muryango ukennye wenda uhora witaho. Oya, ahubwo ushobora gusanga mu buzima bwe niba wenda ari umugabo n'umugore barafashe umwanzuro wo kubyara abo bashoboye kurera, ariko ntago ushobora kuba wakira urimo kubyara abo udashoboye kurera. Ntago nawe waba utihagije ngo ujye guhaza abana bawe. Rimwe na rimwe rero uhitamo cyangwa se usanga kugira ngo abandi bakire bo bahisemo kugira umuryango ubabereye. Niyo mpamvu mu gihe utarabitegura si byiza guhita ugira umuryango. Gerageza ugire umuryango, ariko ntabwo ari byiza guhita ugira umuryango utarabitegura. Ngo urakuze kuki udashaka, abo ngabo nababikubwira banza utegura ibintu byawe neza. Bagira umuryango utabavuna. Ikindi cya 9 gituma abandi bakira, bishimira gukorana n'abandi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ababiri bishumwe ndetse igiti kimwe si ishyamba. Niyo mpamvu buriya gukorana n'abandi bituma batera imbere. Wowe baravuga ngo twishyire hamwe dukore iki ngiki, ngo hoya ngo batazandya. Nyamara buriya dufashe urugero rw'uko twakwishyira hamwe tukubaka inzu nziza ikajya twinjiza amafaranga, ngo buriya ngo ni igitekerezo cy'abantu bashaka kuturya. Yishimira gukorana n'abandi, we ntago yumva yakora wenyine. Icyanyuma tugiye gusorezaho kigora abantu benshi ndetse kigora hafi ya bose, kugira ngo umuntu akire cyangwa se impamvu abandi bakira. Kwibutsa ko twari turi kuri topic igira iti kuki abandi bakira. Bahitamo kuba mu buzima buri munsi y'ibyo binjiza, ariko ushaka gusanga rimwe na rimwe wenda utabishobora, ugasanga ahubwo uba mu buzima burenze ibyo winjiza. Nta na rimwe rero uzakira uba mu buzima burenze ibyo winjiza. Ibitandukanye n'umuntu urimo kugenda ashora, ukabona arimo kugenda atanga amafaranga ariko atagaruka, kubera ko wenda ashobora kuba afite intego yo kuzayabona mu gihe kiri imbere. Uwatandukanye n'umuntu urimo kuba mu buzima budahwanyijwe n'ibyo yinjiza. Utazanga gutega moto kugira ngo wihute ujye muri business ngo mfite amafaranga yatuma ngenda n'amaguru, aho ngaho nabwo babitandukanye. Utazanga gutega taxi vatiri kuko ugiye guhura n'umukiriya ushaka kuguha amafaranga, kuko uzi ko ari byo akunda kandi wenda ari byo uribuze kuza gushobora. Umwitiranye n'umuntu uba mu buzima burenze ibyo yinjiza. Kuba mu buzima burenza ibyo winjiza ni igihe urimo gutakaza amafaranga ubona utazagarura kugira ngo wemeze abantu cyangwa se nawe winezeze birenze iby'ubushobozi bwawe bwagakwiriye kuba bufite mu kunezera. Ikiri kiganiro Nezerwa kuri radio Imanzi 105.1 FM, karakanye keza cyane ka Iga Time. Muri kano kanya keza cyane ka Iga Time twigiye hamwe ibintu 10 bituma abandi bakira, impamvu bibaza ngo kuki bakira. Ese wabonye wubahiriza bingahe?
nkubwira ko n'usanga ubyibura wubahiriza ibintu biri hejuru ya 5 ufite intego cyangwa se uri mu nzira zo gukira. Ariko niba nawe usanze utabyubahiriza, umwanya n'uyu nguyu. Tangira none, ntawe uzaseka umuntu watangiye bikamunanira, ahubwo azaseka utarigeze atangira. Gordon White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Gordon White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Gordon White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.